Nakoze rwose sibyo naragira ngo nzongera gushaka gufata ubundi biriya ni ibintu biba barabumvikanye cyangwa se babiganiraho buriya nakoze amakosa sibyo ukoresha uko ushoboye rwose ibi ni igihembo niba ngombwa ndakiguha sibyo kandi uzongera kundinya rwose mwa sibyo so kandi rero ubu uzi kumucungaje cyangwa se guhamagaye mu cyumba amaso yo ntagira ndareba urumva ugenda utagite ku ifoto hanyuma igisubizo kikwiye sibyo nanjye do ndakora iki ndagukora ibintu byiza cyane gushimisha sibyo sawa rero ubwo bizeye kutari bumve urabikora sawa sawa ndakwizeye kandi uzana someho numve ko biriya Kigali byakururuka Kigali rero by'ibiyoga bya za rufuru iyo tubonye akagwa kinanga bomba uhumetse buriya mu modoka dore bamfunyikiyemo kizemo imifuka y'imyumbati kizemo amateke mbega urumva iyo nje nanga ntwara ibishoboka byose by'inanange n'ibikoro birimo ahubwo nabuze ikintu cyitwa impombo mukecuru aragupfunyikiye nuko impombo nazibuze ariko nazishakaga urazizi impombo najyaga numva mama bivuga se bazitindira abageni bazitagindira abageni nibi reka umugabo wawe naza wumve bimubaza wumve ukuntu umukecuru usameza ati hari aho nyine ariko nyine ni bya gikecuru abari mashaje ariko ntageze nko muri 80 agize 80 n'irindwi yego kwanza n'uwa munani wikubiseho urumva arabura ijana irabura mikeya ni ijana ariko azayigeza mukecuru arakomeye yari yafataga konise rimwe na rimwe iyo agiye nko gusenga rimwe na rimwe yagiye gusenga mu minsi yashize cyangwa se turi muri mituwele twarahuye ndamuramutse ariko nawe ntakunda kuva mu rugo kubera ko karame inda nkwereke reka nze gato umuntu arisa kuva naze nicyo kibazo cya mbere muye nacyo hano misarya mu byagenze bite nubwo nabikubwiye kuri telefone ariko ukabifata nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe njye nicaye mu rugo ntuje Latifu uramubona narangiza mfate amagurutsa nkubita ntukambwira amagambo nimukoraho ndi kumwigizayo ahita avuga ngo ngenda mukubise uje umuntu azasanga wicaye agufata gukubita sugura muraseka nese I'm sorry na nyine ntago ndi kumva ukuntu kubiswe n'abagore nyine muri make nese no kutari uhari kandi byari biseriye cyane nese Latifu nyine I'm sorry babe, I'm sorry like really I'm sorry nyine I'm sorry bazi si wongeye guseka sibyo okay ntago nishimye sorry ngaho mbwira ukubiswe n'abagore bangaye basi itsinda ryabo bose hari barizi bose bari bahari amama birasa bose none se mva nkubwire yesu halo halo birasa uraho neza rumuriza makuru ni meza biraho by'Kigali twakundi nyine ibya bibazo byo mu rugo wanjye nawe urabizi ubu ntabwo birakemuka se yakemuka gute se wa muntu none se cyagiye kwambwiraga ngo mwari yagiye si yahise ajya iwabo ahora ni iki koko ubu ngubu ko ndi mu bibazo nataye umutwe ntabwo uzi ikintu cyo gukora urabizi ko nakubwiye ko mwari yagiye mu cyaro wari wabimbwiye mbwira ko yanagiye rwose mama wawe na sisi bamwirukanye
nahamagaye Rudoviko ngira ngo menye niba umwari yarageze mu cyaro, arambwira ngo ntabwo yigeze ahagera. Nyuma y'uko tumujya turavugana, nabwo arambwira ngo ntabwo yigeze ahagera. Rero mbonye ko yakomeje kunkambana, ari hafi yo kumbwira, yarageze no kumbwira ngo agiye kuzamuka azi Kigali aze kwirebera ibyo bibazo byose. Ndavuga nawe kugira ngo rero nsebe, reka mubwiye ko umwari yagarutse mu rugo, noneho ntangire njye kugira gute, njye kujya muri procedure zo kumushaka. Umwari nzamubuze neza neza. Tewe nuko numva bikomera, niba atari aho ngaho akaba atari n'iwabo, urumva atarimo bigushyira mu mazi abira. Izina ry'Imana ndataye umutwe pe, yanyobeye kabisa nabuze ikintu ngora. Nyine ntabwo n'aka kanya birambamo, sinzi iri kwibaza nisuzi uzi kugumana n'abantu mufitanye mwarwanye bakoze iki kongera ugasubirayo? nisuzi ko wabaye mutuku. Ni ukubera izuba ryinshi mba niriwe. Okay, none se ko n'ubundi Kayiri yagiye, wavuye ahantu ukazana Kayiri byibuze azajya kugaruka twarabonye umwanzuro w'ikintu twakora, sibyo? Aramara igihe kingana gute? Ntabwo mbizi ariko nyine urumva umuntu wagiye Dubai byanze bikunze ntabwo yajya munsi y'icyumweru. Ntaza hano atabizi. Tuzatwaramenye ikintu dukora. N'isi hari ahantu ubwo se urasubirayo bareba gute? Urasubirayo umeze ute, wumva umerewe ute nyine? Ubu nzangaha ntutaza hano se ugasubirayo bakongera bakagukubita gora. Urabizi neza ko Kayira azagenda akamara icyumweru cyose, gusa kubwiye ko yagiye akagaruka. Sinabona icyeza ko umuntu wagiye Dubai yajya munsi y'icyumweru, kikaba wenda yagiye kurangura. Sinzi amahitamo yanjye aka kanya pe. Basore Ndi kubona inama zongera gusa ngubu ndimo ndicuza impamvu nashatse umwari, kuko ndi kwicuza impamvu namuzanye rwose. Rero ubwo ngubwo sinzi, ubwo reka ejo nzakugereho wenda nkufashe gushakisha, ariko icyo nanagufasha no kujya gutanga ikirego. Kandi ikindi nutanga ikirego buriya giye numva kugira ngo utazayibazwa wenyine, n'abariya bagize uruhare mu kumwirukana nabo wari ukwiye kubashyira mu kirego ko wagiye mu kazu ugasanga birukanye umuntu, n'uwo muntu ukaba utaramubona, akaba ataragiye iwabo, akaba atari no mu mujyi, kugira ngo icyaha ukikureho gitangire kiryozwe bariya abantu bamwirukanye bakamusohora mu nzu udahari. Naho ubundi bitagenze gutyo, Rudoviko aramutse akureza umwana we uzabibarizwa muri RIB. Ugomba gutanga amakuru ku gihe y'ikibazo cyajemo kuriya, hari ibintu wikuraho ukabishyira ku babiteje, kuko babiteje ni bariya. Ibyo bintu mbwiye nibyo, icya mbere ni uwa mugani ni ukumenya aho umwari ari. Wenda umwari nimara kumenya ahantu ari, nzafata decision mutware mujyane kwa papa we rwose amenye buri kimwe cyose, nibura nanjye nduhuka umutima, ntakundi byagenda. Ukamwegereza mu rugo, yazahava akava atavuye mu maboko yawe. Nako bimeze kabisa. Okay, sawa nta kibazo, ubwo turi kumwe, ejo nzakugeraho. Rudoviko we. Rudoviko ariko noneho akanakumiro. Nase mwabaye inkoko ryari? Rudovi. Ariko kurakari dutire kuntu muri kureba. Gana umugore wahagarara nkambanze ndebe niko mbafungurira. Ye mama mwa. Ariko ndabona bibabereye. Reka mfa kubafungura, ariko ngende ndabona gutya ari byiza. Muri kureba nk'ihene ziri mu kiraro n'ukuri. Mana we. Ariko se ninde washyize iki cyenda? Ako so adufungure tukabagana. Ako iki kintu bwaba ahantu mwamu bwaba ari uburozi. Ariko ubu ntabwo mwamumpemukiye. Nyine unone se umuzi umuntu wafunze ariko iki kintu uri kuzikari igikariso bafungishije. Kaundebe gikoreho nawe da. Aza kupfa ngenyine. Ubwo iki kintu wamenye ubwo sibyo ni ibiki? Bibajyana ikariso y'umugore wabishiye bisha. Ariko uzi ko iki kintu ari cyo kwabishiyo bisha. Nta nk'undi muntu wadukorera ubugome nk'umugore bishiyo bisha. None se mwebwe mwifungiranye amasaha mwaye muri mu nzu. Niho wadufungiranye.
nase yaje urugi rudafunze araza arafunga nase yafunze mureba ni kwa kundi abantu baba bihengetseho gatoya barata ubwo yashakaga kubahengura rero niyo mpamvu yabafungiranye oya ndabizi ko nibijiwe bija n'umugore we yayashyano ry'umugore rimeze nk'ivubi ariko reka harisa n'impyiko y'ihene ariko kagira ubugome wagira ngo karabwikore ahantu hari nk'imihamuro ahangaha uzi ahangaha no gushoza intambara ku buryo bweruye ubwo mwabuvuye ngiye se ngutwaye iki kandi ese mwagiye mumenya n'ibyicaro byanyu koko uranzanye nanone se aho se wagiye wumva wagiye ugira amatwi yumva ukareka kubangamira abantu ni ukuri ngiye kukubona mba numva umutwe uyisumbya pe wagiye wicarira hariya hanze uragira ngo ume hanze nicaye hanze nese kuza nicara hano mu nzu bitwaye cyo ukajya mu gikoni cyo ukajya muri kariya kazu kazamu mukaba muganira ngiye nje kwicara hano mu nzu kandi ndahaguma none kandi numva nta kibazo kirimo nta nubwo ukenera n'umuntu muganira wumva wakwicara mu nzu wenyine wumva biguhagije umaze kuzamuka inzego urumva waganira nanjye rero ubwo ngaho mbwira nk'ikintu twavugana njye nawe twahera he koko njyewe Latifa nawe twavuga iki ubu urimo urareba ukabona nta kintu twavugana umva nta na kimwe pe ngaho mbwira ese ubu turimo turavugana iki njyewe nyine ndi kukubaza ikikwicaje aha nicaye hano kubera ko mbishaka nicaye wagiye kwicara hanze se ntabwo mbishaka ni uburenganzira bwanjye kwicara aha ngaha kose koko mana yanjye ubu kuko mwaturutse mu cyaro kuza kumbangabira no kuntesha umutwe mwagiye mureka umuntu akigira n'amahoro y'isegonda rimwe koko simumeka simvuga aho unyuze yose ndakubitana nawe ngaho mu gikoni uriyo ngaho muri toilette ndajya kwinjira wagezeyo ngaho ariko si nk'ibi ni ibiki si wazisubiriye iwanyu wambabariye isaha ukareka kubonera stress ikora ibintu ndimo ndakora hanze kuri wagiye kubikorera hanze se nahisemo hanze ese wowe nta network zihaba nahisemo hano hamaye amahoro iyo ugeze iwanyu telefone yawe ntikora ese ni mu misozi ni mu biki ku buryo udashobora kujya gukoreraho ibyo ngibyo uri gukora kuri telefone ko haba hameze kose ngewe nta nahisemo ubu bashoje intambara ku buryo bweruye ahangaha ho turamagara n'ubuyobozi hano oya ntabyo ubuyobozi ntagikorera ibi ngibi nibyo bita gushoza intambara ku buryo bweruye barabivuze ngira ngo none se kuza kunkingira mu nzu iwanjye none se uramutse ushojeje akaba ari ukubitwa ubwo byagenda bite ariko mujya mubona umugore wabijiye ngiye bariya bakubita ari babiri umugabo wanjye adahari mpagaze meze ngo batangiye kubafungishiriza urugi kariso ahubwo sha ufite ibibazo ndetse sinavuga ngo nagasumburutso aka nagasuzuguro kw'ibihekane kuza mu rugo rw'umugore n'umugabo bari kwiterera akabariro nako sori bihengetse oya bihengetse bihengetse warumbwe ngo mwihengetse umuntu aba aryamyeho gake ariko ibyo akabara asubiza umuntu agatera ibyo ni ibibazo ariko se byemerewe nyine wari uzi neza uzi njya gukora gutya ndamutse ncecetse ngo ugusuriye ntumusura ku ikiburaniye bariya se ko batajya baba mu nzu wagira ngo ni imbwa z'intuza umva uretse ubu batangiza imirwano ku buryo bwa n'ubundi ntabwo babasanga mu nzu ngo nabo bafungire mureke tugende n'ifanire oya tugende ni muri tugende ariko Rudovi ariko nawe ujya wumva nta muntu wafata urugi rwawe ngo rufungishe ikariso nwenza ngo umwihorere kubita rata kubita umva se mu mwaka ko musize murangaje se mu mwari ko murangaje barabiba ari amasafuri oya tugende Matuba. Ese we ntabwo umunsi njya burya se wakoze iki kamubaze ubundi urarya wakoze iki hari akazi ukora ibi byose mbikora hano uba wicaye uryamye uhagaze uri mu matelefone
ntabwo urya ngenda umukozi wawe tureke n'ibyo ngibyo ese kamubaye kuvuga ngo uri umwari umwari wari umuntu witonda umwana witonda utajya agenda ngo bamutere amada none ngo aguhe ibiryo se wakoze icyo wabikoreye se uburaje no mu matebari ngo ngiye ngo nguhe ibiryo ugenda wakuzanye no guha ibiryo ujye usaba uriya mabuja wawe wundi arusajya uguha ibiryo hano njye nta biryo bihari ibiryo uwo muntu araganira ntuvuga ndakubaza ibintu ntubinsubiza none bati byaba ibiryo genda babigushye hano sari ibiryo bihari kubibona kuki umera gutyo kugira ngo ujye ubona ibiryo rero nyine mba ndi kuvuga ujye unsubiza kuko nyine nimba wenda cyakoze wenda bavuga ngo izina ni ryo muntu uri umwari ariko umwari nyine w'ikirara utwaye inda kandi bityo uzabivuge none hari ibyo uzanye nabyo duce natwabona kurati wambabariye koko umuntu abaha karibu umunsi umwe mugahita mukizamura umeze bite se kandi ko mwongeye mukaza akubwira kumwumva ibintu ari kumbwira ari kumbwira ngo birasa duhaye gasopo ngo ntacyo tugomba kuvuga ngo imbere ye ngo ndi kumubwira iki ngo ahubwo njye nicara hanze ngo yicare mu nzu mama nyumvira hageze iyi nzererezi umva hageze nta wabigira sibyo ndi kuvuga se wavutse ku giti ntabwo ugira nyarwo ukimutinya ubukene bw'iwanyu mukaza kwandavura mu mbarizi niba nta kazi uhagira ukaba utagira umuryango muri Kigali hano kwa birasa wakora iki ngo yabonye inzu ngo yabonye inzu ubwo rero wabonye inzu ubona urara mu gitanda cyiza urya amafiriti urya na za mayoneze ubyukura unywa amaji ntuti sinzava ahangaha mama ngo birasa yavuze ngo ni umuvandimwe we ngo njye ntacyo dupfana ngo niko yavuze ngo ngomba guceceka ngo sinkavuge icyo cyo mwana wareka mbanze mbazinzereze n'ibitagira nyina cyangwa ugire se ese wararezwe warorowe waratoraguwe waje kwiyahura ahangaha kuki ushaka kuzateza ibibazo uyu muryango uraje ushwanishije n'umwana wanjye none uti ndi umuvandimwe wa birasa uri mwene nde se disi we uri mwene nde dutera imyaka niyo mpamvu nta nicyo tukigeraho hamaze kubyibuha karanaze none umunwa warakaruse gasigaye umuntu avugana ko kakavuga mbajya umbabara umva imbere kuko nteresese nta n'amahoro twagira muri imbere va hano ugende nta mahoro twagira ubu zisaje si imitsi y'umwana wanjye reba iryo vumbi nyine ntamenya n'uburyo zihanagurwa ntazi umuti dukoresha duhanagura haraturuka iriya akaza akicara ngo njye nsohokara ngo nsohoke ngo yicare rati niba hari ikintu kimbangamiye aba bantu nabo barimo ndamureba nkumva umutwe urandiye nkumva umutwe ugiye guturika neza mbabaza n'ukuntu birasa mushyigikiye ewe ariko se njye mba nkwigira ngo ujye urya ukabyanga uwo mwana utwite koko mabuja wajya udodo ureba dore nk'umubyeyi niba byanze ndabirya ndabimaze hari utundi nagusigaye ibindi nagusigaye byinshi cyane wagiye ukarya koko ewe mabu karame mabu urinda umubwira ngo amwingingiye ibiryo wabimuhaye arabyanga n'ubu tuvugana nari wamagaye mugati se umwa wariye ngo hoye wabaye iki se ngo ndumva mfite isesemi yigise ngo umwana ngo ntabwo abishaka kandi njyewe mvuga ati byibuza arye umwana tuzagira ikibazo umwana nta mugore utwite wicisha inzara wageze ujye kubimuzanira birye muhagarikiye ahubwo mpamvu ubu uhari kuko njyewe uwo munsi igihe mwita ariko ntabyabona uburyo bw'abanyamuriro umwaka nkuzanira ibiryo sibyo ntuzongera kujya wanga ibiryo wenda ntuzajya ubona yatetse ibyo utabashije ujye umubwira ateka ibyo ubashije sibyo kandi ikindi nimuzamugira ikibazo ujye ukimbwira uriya mukobwa agira amagambo menshi ushobora kugwata amagambo akagukwiriza ndaje njye hano ku muhanda ariko ntabiguhereza ibiryo ubimara nambwira ko utabimaze ndakwereka ubu koko wabuze igisubizo ko nzi ko ibisubizo iby'ibibazo byose uba ubifite wabuze igisubizo wampaye igihe cyangwa utegereje ko bazazana n'imbaraga za mu nzu ukajya kwihanganira ibi bihe ribazanya
imbaraga ahubwo tugiye kujya turwara imvunja mu nzara zose ubundi akambuhati ngo babone za Nyamagabe ngo ni ntumbaze ngo nta network zibaho ntibahinga imyumbati bahinga amateke ngo nta network zibaho hano ni hari network ubundi ngitwa ntabashe kuganira nawe uriya yarize yaje gushaka Kigali ubundi yaje gukora iki muri Kigali ntumbaze ubundi bamuhaye ko izamuye iriya mu muhanda hose yabura ahantu aryama birasa niba mwitayeho yabuze ahantu ajya kumuryamisha ku rubaraza hariya hanze ngo akiziritse ku muhoro agasiga kawuciye wa mwana we akubirasa buriya nabonye ukuntu birasanye wahuka hejuru y'irishya numva ndababaye cyane oya mama wibabara ahubwo tugomba gutekereza ni iki twakora nta mwanya wo kubabara uri hano ni iki twakora ngo twikize inda n'imbaraga sa mu nzu ariko ishiraje iri hehe ma n'uburaso mureke dupanure oya mupanure mupanure nk'igisirikare sohoka nta n'isoni wowe bijabija sohokamo hano ni wowe mpamagaye cyangwa mpamagaye bijabija ni wowe mpamagaye cyangwa mpamagaye bijabija manuka hano mpamagaye manuka se hano oya mumanure umugabo wari he umugabo wari he hamagara umugabo wawe nta n'isoni wikisi muhamagare cyangwa muhamagare mwe kugura amazambarwa muhamagare vuga kakawe ntago nshaka kumva urabona ngenda akagabo urabona akagabo hamagara umugabo cyangwa mwe kugura amazambarwa nta n'isoni aha mugore nago nkura ese mwari y'amavubi byagenze cyangwa niko kabari uvuye namenye umuntu utwara banye sohoka tugeza ku nta n'isoni wowe ukamfungira no mu nzu ntemeze ngiye ngukome njyewe yewe ngukome nta n'isoni ukandinde wa mugabo wowe ungingire mu nzu ushaka kunda reka mbere ungingire mu nzu nta n'isoni tuvuko nyumva mureka mbereke kundi tujye gukemura bino bintu wowe fatuye kandi mukore atarakavuga nawe fatuye ibyo niko tumenyereye ariko sinarukinze narukinze ntabwo nakinze ntabwo ari ndashaka ariko simana ifoto ni yanjye ifoto ni yanjye reba hano ndashaka gukora ino foto ni yanjye kirapfa tutanye nakumenyera umutwana mukuru iyi foto ni yanjye ndashaka kumenya uri kwekanga se wekandamo ibiki ko nanakuramo ijisho igihe uhereye werekana amafoto none ndayifashe none ndebe iyi foto ni umugabo ashaka gusobanura n'uwaye sobanura sera kumpanura amazi sobanurira nuwahe umuntu mubaze se mubaze iki mubaze ikira uyu muntu wahe Karim urashaka ngera tujenge imyagara sobanura umuntu wahe mata uyu muntu wahe uyu mugabo nuwahe nicyo mubaze wamubajije mubaze se ndabazi fotora waruzi ko nazayibana rero santa shaka gusobanurira ufite abagabo bangahe ufite abagabo benshi ngo ufite abagabo bangahe ninde ndashaka kumenya ninde uri kureba warize bahogoye agenda kakwisha sobanurira nicyo ushaka kumenya akondeka mubazi kureba ukabona mbese ukabona nagutinya ngaho ngiye sobanura sasa nuwaye uwo mugabo nagusobanurira akora iki nakora iki bakubwo ndamenya nimba ndimbwa cyangwa nimba n'umugabo wawe none ndi kumpaguruka nanga ndavana ko sobanura foto ni yandi ntagusobanuriye se wakwiye sobanura nyine icyo mubaze sobanura nyine ntagusobanuriye ufite ubwoba bw'iki sobanura nukuzi kuri manyanga ariko aramukuse aramuyamya inkoni waturiye wowe urasakuza twakubanye uri kudufungira ntabwo watufungiranye wowe n'impama y'Imana ntabwo nigeze nza kubakingira makingiranya aturi marayika aramushiduye abari rugwa hano karabaye umva rero mbabwira reka tumanza twumvikana ndetse mbanza mukubita mushaka ngo turwane nakubwiye ngo ibyo wakora byose ntabwo wandenza amavi ntabwo wandenza ngiye gutabara usanga arushyira mu rugo nzakubana
narutwaye mutuvira mu rugo muhambare wagaruka amabata ku hanyoko ese mugabo ushaka numbwira ngo wakoze ibi tubwire iki se rero none ibi bintu tuzabishobora ntaruye ni igiki ahubwo si hahandi ngo nigufasha na mwana we nari nkuyiciye mana yanje waronjinjoye ana urashafu gasha uratagaruka ukabwerabwera ndi kukubaza nta gusobanurira ntabwo ushobora kwihitiramo icyo uri cyo muri uru rugo uracyashaka kunuka se hejuru y'amafoto y'uri kureba hano mu nzu warize wahagoye uri guta ibitabo uyu ni uwahehe uyu ni wowe gutwara umutima niwe usiga gutuma ndararwanana nta gaciro ifite mu rugo rwanjye ashinyika se uzi ikibazo cyawe ugira urusaku rungana nk'urw'ingunguru ruri mu busa nta kibazo nawe ukagira umeze nk'idebe yavuyemo amavuta yawe usimwe bagaburira amavuta mu ntuzi mu nkambi ibi nayo baba bayahaye abantu bababaye abaye kasi rero ngo twanye n'ubwire uwo ni uwahehe usi wagutwara uruhu n'uruhande injiji zisa nk'izizi uyu mugabo rero uyu nguyu wakuyagirije wagusajije wakugize wa danje niwe utumye uriho niwe utumye ujya niwe utumye uhumeka ni imana yanjye se n'uwaheze byibura nibe nawe nakabaye mushyira mu kigo cy'imana nubwo bitabashika nyine sobanura n'uwahehe turiko amagambo n'uwahe uyu niwe data wavunitse kugira ngo umukobwa we mbe ndi uwondi w'uyu munsi niwe wandihiye amashuri kugira nzabashe kwiga niwe wansigiye imitungo yose wirirwa wigaraguramo niwe byibura mugabo wankunze atambeshye adafite ikindi kintu akurikiyeho ahora aho ngaho uri kumoka ngaho wicagagura basi mbabara sibyo ese ubu ntabwo wambara ko nimba ntari muzi nakubwiye imbabazi uzisabe papa wanjye ujye kumutaburura hasi Imana irakoze